umubare munini w'abatuye isi bari mu mihamagaro itari yabo. Nka 90% by'abatuye isi ntabwo bari mu muhamagaro wabo, barayobye, bari mu bintu ariko imitima yabo iri ahandi. Hari impamvu umuganga ashobora kwirirwa mu makuru ya politiki, arirwa mu makuru ya politiki yashaka hiki, buri gitondo batezaga amatwi radiyo, ese umunyapolitike siki, aho kugira ngo we ari kwita ku bushakashatsi bw'uburyo azavura abantu neza, ari kwirirwa mu makuru y'imikino n'amakuru ya politiki. Ntabwo umuntu ari mu muhamagaro. Akenshi ibyo ngibyo uba ukunda ku ruhande hirya y'akazi kawe, wumva aribyo byagutwaye uruhu n'uruhande, rimwe na rimwe ukabiha umwanya uruta n'uw'akazi kaguha amafaranga, biba byihishemo frequency yawe, ahubwo warayobye uri muri frequency itariyo. Icara wige. Ushobora gutsinda rero mu bintu runaka kubera ko ariko wisanze societe yagutwaye, niho ababyeyi bakohereje, niho abakugaragiye bakujyanye, ariko mu by'ukuri umutima wawe wibereye ahandi. Ahari umutima wawe rero niho akenshi witaho cyane. Umuhamagaro rero ni igihe aho uri, ibyo urimo ari naho umutima wawe uri. Icyo nicyo bita umuhamagaro. Aho uri, ibyo urimo niho umutima wawe uri. Icyo gihe nturangarira mu bindi na gato, ahubwo uteberera muri bya bintu ugahinduka umwe nabyo, ukubonye wese akabikubonamo.